uyu munsi ni ku cyumweru murabizi neza yuko ayifura zisezeraniyo niho zihurira turahari kugira ngo tubane namwe mu kiganiro tunabafashe kugenda mumenya byinshi musobanukirwa byinshi cyane ko mubizi neza yuko aya ari amasaha twageneye kumenya neza kubigendanye n'ubuzima bw'imyororokere. Nitwa Fanny umutoni wase, iyi ni Flash FM mutwumvira kuri 89 n'ibice 2, 90 n'ibice 4 ndetse na 95 n'ibice 7. Ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'aba doctor, ndi kumwe n'abahanga mu bigendanye no buzima bw'imyororokere ndetse no kugenda babagezaho byinshi bitandukanye kandi mukeneye kuba mwamenye. Twabahaye ikaze Dr. Mwiriwe. Murakoze cyane. Namahoro, icyumweru kimeze gite? Icyumweru kimeze neza, turacyashima Imana ko ikomeje kuduha umwanya wo kuganira ku buzima bw'imyororokere. Imana ihimbazwe kabisa. Ndabona iruhande rwe harundi. Mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Namahoro? Namahoro turashima. Gaho nayo twibwire kandi wegereye mikoro neza kugira ngo uve mu kibindi. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Sandrine Mukunzi. Yego. Abandi umukozi mu muryango Save Generation Organization ushinzwe gushyira mu bikorwa umushinga ugamije kongera ubushobozi ingimbi n'abangavu bari mu mashuri cyane ubumenyi ku buzima bw'imyororokere. Urakoze cyane, nawe tuguhaye ikaze. Nizere ko nawe udukurikiye ubasha kudukurikirana cyane aho muza kugenda mutubaza ibibazo bitandukanye. Ndabaha nimero ya telefone muza kugenda mubarizaho ibibazo, ndabahereza Facebook yacu kugira ngo mugende mucishaho message tuze kubana neza muri iki kiganiro. Urandika Radio Flash Rwanda kuri Facebook maze utangire wohereze message ku matsiko ufite ku bigendanye n'ubuzima bw'imyororokere, ndetse ndaza no kuguha nimero ya telefone kugira ngo uze no kuduhamagara. Ntayiguha none ugatangira guhamagara ukarambirwa, kandi nanjye mfite ibyo nshaka kubanza kwibariza Dr. Tugize uti uyu munsi turaganira ku buzima bw'ubugimbi n'ubwangavu. Ndifuza kubanza nanjye kuba nabanza kukubaza ni se umusore azabwirwa n'iki ko yageze mu gihe cy'ubugimbi? Ese umwangavu we abwirwa n'iki ko yageze mu gihe cy'ubwangavu? Nibyo koko iyo tuvuga ubugimbi n'ubwangavu, wenda tubanze tunasobanukirwe ko bavuga ubugimbi ku bahungu, yego, noneho bakavuga ubwangavu ku bakobwa. Ubugimbi rero n'ubwangavu ni igihe navuga ko kiri hagati y'ubwana n'igihe umuntu aba umuntu mukuru. Yego. Nacyo gituma wenda iyo bavuga ubugimbi n'ubwangavu basobanuye neza, bavuga ngo ni igihe kigaragaza impinduka ku mubiri. None izo mpinduka ziri kuba ku mubiri w'umuntu zikaba arizo zerekana ko ari kuva mu gihe cy'ubwana yinjira mu gihe cyo kuba umuntu mukuru. Yego. Izo mpinduka zikaba zishobora gutandukana bitewe n'uko umuntu ari umuhungu uvuga ngo yinjiye mu bugimbi, cyangwa umuntu ari umukobwa yinjiye mu bwangavu. Ikindi nacyo nuko zira mpinduka tuba tubona zifite ibisobanuro byinshi cyane. Yego. Kandi zishobora kuba no ku bwoko bwinshi cyane. Hari impinduka zishobora kuba ku mubiri. Ku mubiri, iyo mvuze umubiri ni ukuvuga ngo uko umuntu aremye, umutwe, igihimba, amaguru n'amaboko, akagira impinduka zigenda zigaragara ku ibyo bice by'umubiri. Ariko hari n'impinduka ziba zitabonwa n'amaso, ziba ziri mu mubiri imbere ariko zitabonwa n'amaso y'umuntu. Nuvuga ngo zitewe n'imisemburo. Yego. Kuko birabyo byose biba burya bitewe n'imisemburo. Imisemburo ikorwa kubera cyagiye kigeze, ari ndetse ubwonko bw'umuntu buvuze ati ya misemburo ikorwe. Ariko hakaba n'izindi impinduka zo ku ruhande rwa gatatu, impinduka navuga noneho zo muri rusange, ku mibanire y'umuntu, ku marangamutima ye, ku myitwarire ye ndetse n'imitekerereze. Aho usanga nabwo iyo umuntu ageze mu cya kigero cy'ubugimbi n'ubwangavu, usanga imibanire n'abandi igenda ihinduka buhoro buhoro, imitekerereze ye, cyane ko nawe aba yumva na ya misemburo imurimo iri kumubwira ko atakiri umwana ahubwo abaye umuntu mukuru. Dr. ukiri aho ngaho utaraharenga neza, nagira ngo se nkongera kukubaza nti se ntago bijya bitungurana yaba ku mukobwa cyangwa umuhungu? Impamvu mbikubajije nuko hari bamwe mu bana b'abakobwa bagiye bambwira yuko akenshi bakunda gutungurwa. Akenshi akabona niba koko ari muri cya gihe cy'ubwangavu, amaze igihe arengejeho bya bimenyetso byose ntabyo abonye. Bijya bikunda kubaho se bya biterwa n'iki? Nibyo koko igihe cy'ubugimbi n'ubwangavu muri rusange iyo dusomye mu bitabo bagomba kutubwira ngo ubugimbi bushobora gutangira hagati y'imyaka 10 na 15. Ariko iyo tugiye noneho kureba abakobwa n'abahungu, cyane wenda tuvuga ati
ingimbi n'abangavu wenda uko hari igihe usanga uko umukobwa n'umuhungu bidatangira rimwe. Yego. Iyo tugeze nko ku bakobwa dusanga ubwangavu bwabo bushobora gutangira hakiri kare wenda abahungu bangana bo ubugimbi butaratangira. Akenshi nacyo wenda n'ubushakashatsi bwagiye bukorwa hirya no hino ku isi bugaragaza ko abahungu bashobora gutangira, abakobwa bashobora gutangira ibimenyetso by'ubwangavu kuva ku myaka 8 kugenda 8, 9, 10, 11, 12 kwiza ku 13. Yego. Burya bigeza ku myaka 13 bimenyetso nibura bimwe byaratangiye kuboneka. Ariko uko abakobwa ubwangavu bugaragara hagati y'imyaka 8 na 13 ntibihagarariye aho ngaho. Bishobora no gukomeza bikazayizaho ku myaka tuvugiye nka 18 ibimenyetso bikiza, kuko ntabwo ibimenyetso byose bizira icyarimwe. Wenda turaza kubivugaho muri rusange, ariko ntabwo byose bizira rimwe, uko ibimenyetso ni byinshi cyane. Hayenda haza kimwe bikaba uruhererekane, n'ikindi bikaba byafata umwaka 1, 2, 3, 5. Noneho tugeze ku bahungu, ubugimbi bwo bavuga ko bushobora gutangira hejuru ho gato ku myaka ubwangavu ku bakobwa butangiraho. Ngiye tuma bavuga ko ubugimbi bushobora gutangira wenda nko kuva ku myaka 10 kugeza ku 12. Niho ubugimbi baba buri gutangira. Noneho bukaba bwakomeza bukaba bwagezaho ku myaka 20. Aha byumvikane muri rusange ko koko ubugimbi n'ubwangavu bufite imyaka butangirira ndetse naho bugomba kugera. Nk'ubugimbi baravuga ati abahungu burya harigiye mu gukura ko wenda bagenda wenda navuga ko ari nko kwirondereza. Yego. Ntibavumbuka cyane nk'uko abakobwa bakura bihuta cyane. Cyane cyane iyo bigeze mu cyagihe cy'ubugimbi n'ubwangavu, abahungu bashobora gutangira kubona ibimenyetso ku myaka 10 cyangwa 12, 13, bikazagenda bikanakomeza wenda bakazabona ibimenyetso byose nko ku myaka 20. Yego. Ariko ku bakobwa ho batubwira ko umukobwa watangiye kubona ibimenyetso kuri ya myaka 8, 10, 11, 13 we bigera ku myaka 18 ibimenyetso byose yaramaze kubibona. Aro niho tuvuga tuti nubwo wenda biriya bimenyetso bizira ku myaka hari 10, 15, 18, ariko hagenda habaho ikinyuranyo bitewe nuko umuntu ari umuhungu n'umukobwa. Niko bimeze. Iki cyo nakongeraho nuko mu Kinyarwanda ubugimbi n'ubwangavu ni ijambo rivanze ibice byinshi by'imikurire y'umuntu ugereranyije n'indimi z'amahanga. Abavuga indimi z'amahanga bazi wenda nk'icyongereza hari igihe bavuga wenda bita puberty na adolescence. Yego. Abavuga igifaransa ni ibihe bita puberté na adolescence. Yego. Ibyo ni ibihe bibiri bitandukana, kimwe kikaza nko mu myaka 10 kugera ku 15 cya kintu twita puberty cyangwa puberté. Nyuma yaho wenda kuva ku 15 kugeza kuri 18, 19 hakaza kira cyiciro cya kabiri noneho twakwita adolescence cyangwa adolescence. Muzi ko abantu bavuze ngo ni abadolesa bashaka kuvuga abantu abakobwa n'abahungu bari mu myaka ya 15, 18. Aha rero noneho mu Kinyarwanda ho navuga ko ari biriya byiciro bibiri nta mazina abiri dufite. Ahubwo mu Kinyarwanda kuva kuri ya myaka muri rusange nko kuva ku 10 kugera kuri 19 bose tubashyira muri kira cyiciro twita baba ari abahungu tukuvuga no ubugimbi, baba ari abakobwa tukavuga no ubwangavu. Muri make bishatse kuvuga ko mu Kinyarwanda ubugimbi n'ubwangavu ni kira cyiciro kiri kuva ku myaka 10 kugera kuri 19 tuvuze muri rusange, ari cyo cyakindi mu ndimi z'amahanga usanga babica mu byiciro bibiri, puberté na adolescence cyangwa puberty na adolescence. Urakoze cyane. Ndizera ntashidikanya ko hari benshi badukurikiye bafite ibibazo byinshi cyane kubigendanye n'ubuzima bw'imyororokere. Nkaba nakubwira ngo uratwandikira kuri Facebook page yacu, urandika Radio Flash Rwanda, ubundi nawe uhita utanga igitekerezo ugira iki tubaza, ubaze abo turi kumwe, waburi ingimbi waburi umwangavu ndetse waburi n'umubyeyi udukurikiranye, kuko ndizera ko mu cyumweru gishize tuganira n'abatumirwa batubwiye yuko batareba ku bagendanye n'urubyiruko gusa, ahubwo bite no ku buzima bw'abagore, kuko burya n'abadamu hari byinshi bitandukanye bagenda bacamo kandi baba badasobanukiwe, baba batazi. Ubwo ni ukuvuga ko n'abadamu namwe muri hafi muri buze kugenda mutwandikira kuri Facebook page yacu, namwe mukagira byinshi mugenda mutubaza, cyangwa se nkaba nafungura umurongo wa telefone namwe mugatangira kubaza muganga, ndetse nkwibutsa ko turi mu kiganiro
tuganire ku buzima bw'imyororokere maze nawe ubashe kuba watuganiriza utubwire n'icyo utazi n'icyo udasobanukiwe n'icyo utakira neza n'ibiki byakubayeho kubera kutamenya ibigendanye n'ubuzima bw'imyororokere n'ibiki wagiye ugwamo utarusobanukiwe muganga arahari aragenda agufasha ariko nkubwira ngo ubuzima buracyakomeza nawe uzi ko bitakugendekeye neza kuko ari byo utaruzi uhumure noneho twaje kugira ngo tukuganirize kandi ntarirarenga nimero ya telefone ni 078 gatatu 078 gatandatu 37 66 66 nimero ya Radio Flash FM niyo ngiyo uraduhamagara 078 gatandatu 37 66 maze nawe uze kutubwira ese bimeze bite cyangwa se uratubaza iki kubigendanye n'ubuzima bw'imyororokere n'icyo utazi n'icyo udasobanukiwe. Mbere ko subiza muganga gatoya ijambo reka manze nabaze mugenzi we bazanye mubaze nise ni iki kintu ubasha ko watubwira nihe mpamvu nyirizina yatumye mutegura cyane ku kigendanye na kino kiganiro cyo kuganira ku buzima bw'imyororokere niki cyabashishikaje niki cyabaraje ishinga mugafata umwanzuro kuba mwategura ibi biganiro bica ku radio cyane ku byari bikenewe n'abantu benshi twaguha ijambo nawe ukagira icyo tubwira. Murakoze cyane kuduha umwanya twongera tukibutsa abakurikiye Flash FM impamvu y'ikiganiro tuganire ku buzima bw'imyororokere nk'uko ubushize twari twabikomojeho dushingiye ku bushakashatsi bwakozwe mu bafatanyabikorwa bacu cyane muri ibi bihe twugarijwe n'icyorezo cya coronavirus. Urebye zino nyigisho z'ubuzima bw'imyororokere zahabwaga abana cyangwa se ingimbi n'abangavu biciye mu mashuri yabo ariko nko tubizi kubera iki cyorezo amashuri amwe arafunze bityo rero byatumye aho bakora ayo makuru yizewe ku buzima bw'imyororokere batakibasha kuyabona bitewe ari izo club bahuriragamo cyane cyane babashaga kumviramo izo nyigisho z'ubuzima bw'imyororokere yaba ari ubwo abarimu babo babafashaga mbese batubwiye ko bitewe naho bari ubu ngubu hari igihe ayo makuru usanga adahagije niyo mpamvu rero twasanze nko gukorana cyane cyane itangazamakuru ari uburyo bumwe bwiza kugira ngo urubyiruko ingimbi n'abangavu bakomeze kubona ayo makuru yizewe ku buzima bw'imyororokere kandi nanone byatumye biba ari uburyo bumwe bushobora gutuma twaguka ntibibe kuba twagera ku bantu bamwe gusa ahubwo twagera no ku bandi benshi cyane ko tuzi ko Flash FM yumvwa n'abantu benshi mu nce zitandukanye z'igihugu bityo rero byatumye biba n'umuyoboro mwiza kugira ngo abantu benshi babashe gusobanukirwa ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Bitewe n'igihe mwavugiye yuko mumaze iminsi mukora iyo sensibilisation mugera mu bigo bitandukanye nkamwe muri byo mubona ari uhe musaruro bimaze gutanga cyangwa se ari uhe musaruro muteganya yuko byazatanga? Murakoze cyane icyo ni ikibazo cyiza. Umusaruro turimo turagenda tubona ko turushaho kuganira n'abakurikira kino kiganiro cyane cyane kampere ku babyeyi kuko nicyo twifuza twanasaba cyane ni ukugira ngo ababyeyi nibagira amahirwe bakumva kino kiganiro bari kumwe n'abana babo bajya bagira umwanya wo kurushaho kubaganira ku byo bumvise babasobanurira ibyo bumvise cyangwa se barushaho kubabaza ibibazo mu buryo bwimbitse kuko usanga abana benshi wenda baravuga ati ababyeyi bacu dutinya kubabaza ababyeyi bacu dutinya kubaganiriza kandi ababyeyi twagiye tuvuga nabo bakavuga ati abana bacu bahuze bagiye mbese ukabona icyo kintu cy'umwanya wo kuganira ntabwo gihari noneho byaba cyane cyane kuganira ku buzima bw'imyororokere bitewe n'uko navuga ngo umuco wacu usanga ari ikintu kigoye kuganiraho ariko turavuga ngo ni byiza turizera ko nyuma y'ibiganiro bizatanga umuyoboro mwiza kugira ngo ababyeyi babashe kuganiriza abana babo kuko ubu ni uburenganzira ni bumwe mu burenganzira bwo kujya mu bakuru ku buzima bw'imyororokere. Urakoze cyane reka ngaruke gatoya kuri muganga nawe mbe namubaza nti ukurikije ibigendanye n'ubuzima bw'imyororokere ibyago cyangwa se ingorane urubyiruko dutaragiye rumenya cyane ku bijyanye n'ubuzima bwabo bw'imyororokere nk'ingorane bagenda bahuriramo nazo iyo mugenzuye musanga ari nk'izihe cyangwa se mukumva mwakora iki? Nibyo koko urubyiruko iyo rugeze mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu usanga iyo iki gihe kidateguwe neza yego cyangwa ngo babone abantu babafasha kugira ngo bashobore kubasobanurira icyo ziriya mpinduka zivuze abana bashobora guhura n'ibibazo bitandukanye yego ibyo bibazo bitandukanye ni ibibazo bishobora guturuka uko abana badashoboye kwitwara muri biriya bihe nakwita by'ingorabahizi
batabona uko babyitwaramo noneho bakaba bagendera mu cya kintu twita ikigare noneho kiriya kigare kigatuma noneho bakora ibyo batagombye gukora ahangaha navuga ko nko kwishora mu ngeso cyangwa mu migenzereze itari myiza navuga nko gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa ndetse nko kujya mu bindi nko kwishora mu gukoresha ibiyobyabwenge aho ushobora gusa none ibyo uko kwitwara gutyo bibashobora kubakururira ibi bizazane byo kuba batwaye inda batateguye kwandura wenda uburwayi bunubu kubera kwitwara nabi uko imibonano mpuzabitsina idakingiye cyangwa kunywa ibiyobyabwenge noneho bigatuma ubuzima bwaho muri rusange ubuzima bwabo buhatakarira cyangwa ndetse bakaba bagira ingaruka z'uko ibyo bateganyaga mu buzima bwabo bataba bakibigezeho ikindi nakongeraho ni uko kubera izi mpinduka ziba zitewe n'imisemburo umubiri wabo uri gukora hari ukuntu usanga nabwo mu mitekerereze yabo ibitekerezo biri kugenda bihinduka ahangaha usanga abantu bageze mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu bakunda kugira navuga nk'ikintu cyo guhangana ihangana hagati yabo n'ababarera ihangana hagati yabo n'ababarera kubera iki kuko imisemburo baba bafite mu mubiri ibiri kubabwira ko bakuze noneho kubyakira bakabyakira bumva ko ari abantu bakomeye bafite imbaraga kandi uko baba batangiye no kugira imbaraga kuko icyo gihe barakura no mu gihagararo ndetse no mu bitekerezo bagakura no bakumva bafite imbaraga cyane ku buryo bumva aribo ndetse banatekereza neza ku buryo noneho kubagira inama biba bisaba ngo umuntu abagenze buhoro kubagira inama kugira ngo muganire kuko iyo umubwiye cyane ushaka nko kumutegeka nawe ntabyemera ko aba ageze mu gihe yumva nawe ko ageze mu gihe cy'imbaraga ikindi nakongeraho ni uko iyo bageze muri kiriya gihe baba bakeneye ikintu nakwita kwitabwaho navuga ko ari nko guhabwa keya tuvuga ko abantu guhabwa keya kubera iki iyo umuntu ageze muri kiriya kigero afite indoto nyinshi cyane ndetse tubibonera no mu myitwarire yabo aho igihe umuntu ageze hariya aba atangiye kwigana abantu b'ibyamamare kuko naba yumva ko ashobora kuzaba icyamamare ko azaba perezida ko azaba umukinnyi w'umupira ukomeye ko azaba umukire runaka ko azashobora gukora ibintu bidasanzwe bikomeye cyane ndetse ahangaha akaba nazi ko niba ari kujya nko mu ishuri ko azaba umuntu ukomeye cyane rwose w'umuhanga cyane ukomeye cyane aho bisaba rero kugira ngo abantu bari kumwe nabo bamenye ko abantu bageze muri icyo kigero babatware muri gahunda yo kutabaca intege kuko iyo umuciye intege bishobora gutuma noneho agira ikibazo cy'ihungabana noneho akaba yagira imyitwarire none idasanzwe rero bisaba ngo kugenda umwereka ko afite izo mpano ko ari kwiyumvamo kandi ko zishobora kumugira akamaro ariko ko ari we ugomba no kuzihesha agaciro aha bikagaragara akantu ko kwihesha agaciro no gukoresha neza ubuzima bwe nibyo rwose urakoze cyane turakira telefone Flash FM alo bamwe barayihurira hari benshi ariko mwibutse ko ari 0783 hamagara usobanuze unasobanukiwe ku buzima bw'imyororokere iyawe cyangwa se iyuwawe Flash FM Alo wiriwe neza Alo wiriwe turakumva Alo turakumva neza Alo ntago byoroshye ndabona ari umwana muto yahamagaye nuko mbona telefone itari kumukundira ariko nubundi araza gukomeza yongera gerageze agira icyabaza kuko hari ibibazo byinshi hari amatsiko menshi abana baba bagiye bafite Flash FM alo ntago byoroshye kuza kubona uko twakira abantu ndabona ku murongo ari benshi ntago nzi ko biruze kutworohera Flash FM alo turakumva neza wiriwe Alo yego turakumva wiriwe yego nitwa Sinizwe Nadina yego ufite imyaka ingahe mu murenge wa Rukoma akarere ka Kamonyi ufite imyaka ingahe ufite imyaka 10 ngaho tubaze imyaka 10 ngaho tubaze ndashaka kubaza umuntu w'umukobwa iyo ageze mu gihe
ngavu abona ikihe kimenyetso cya mbere? aha turaza kugusubiza mu kanya Vuga cyane ntabwo ndimo kukumva. turaza kugusubiza mu kanya muganga aragusubiza ati umuntu w'umukobwa iyo ageze muri icyo kigero cy'ubwangavu ni ikihe kimenyetso cya mbere ahita abona ubwo muganga araza kugisubiriza hamwe n'ibindi. Flash FM alo alo Flash wiriwe neza yego wagira icyo ubaza ariko ukajya kure nyakiramajwi yawe ntabwo byoroshye akeneye kuvuga kandi akeneye no kwiyumva ntabwo byakoroha kereke nabasha kuba yazimya radiyo gato. Flash FM turabakira mu kanya ariko tunabakira alo Flash wiriwe neza yego turakumva nitwa Fanny ngaho tubaze ku bigendanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ndumva wanze ugasubiza uwo mwana wakubajije dogita kugira ngo tuze kuwakira n'ibindi bibazo. Arakoze cyane Nadine kutubaza tese umwangavu ni ikihe kimenyetso abona cya mbere. Ahangaha navuga ko ibimenyetso bishobora gutandukana bitewe n'umuntu n'undi ariko muri biriya bimenyetso iby'ingenzi bigaragara navuga ko akenshi umuntu atangira nk'umukobwa gupfundura amabere. Gupfundura amabere n'uvuga ngo atangira amabere agatangira kubyimba cyangwa tubyita no kumera amabere nicyo kimenyetso gishobora kuza mu bya mbere ariko gishobora kuba wenda ntikibe n'icya mbere kikaba cyaherekezwa n'ibyo gutangira gukura cyane umuntu yihuta kuko iyo abantu bageze mu bwangavu bakura bihuta haba mu gihagararo ndetse n'imyanya ndangagitsina yabo igakura vuba. Ikindi ni uko atangira kumera n'ubwoya ahantu hatandukanye hanavuga nko mu maha agatangira kumera inshakwaha mu kwaha ndetse akaba yatangira no kumera n'ubwoya ku gitsina. Ahangaha rero bikaba byakurikirwa nuko ashobora kubona mu maso haje nk'ibiheri nacyo ni ikimenyetso cya gikunda kuza ugasanga mu maso haje nk'ibiheri cyangwa akatangira akumva atangiye kugira nk'impumuro impumuro navuga wenda idasanzwe ariko aba ari impumuro nziza inerekana ko imisemburo yatangiye kumutegura nk'umuntu mukuru agatangira kugira nk'impumuro n'uruhu rwe rukarwacya cyane. Aha rero hari n'ikindi kimenyetso navuga kidakunda kuba icya mbere ariko hari kuba ari bamwe nabo usanga kibaye icya mbere. Iki ni ikimenyetso cyo kujya mu mihango ku mukobwa ugeze mu bwangavu nabwo ashobora kujya mu imihango akaba rero ari amaraso asohoka mu gitsina cye ariko aba yaturutse mu mura aba yaturutse mu mura noneho biba bigaragaza ko ya misemburo ko umubiri uri gukora itangiye kumutegura kuko mu minsi iri imbere azaba umubiri uri gukora nk'uw'abagore cyangwa uw'ababyeyi. Ibi bimenyetso nk'uko nabibabwiye sinavuga ngo iki nicyo kibanza ngo iki nicyo kibanza biterwa n'umuntu. Hari igihe umwe atangira agira ibiheri mu maso undi agatangira wenda apfundura amabere undi agatangira wenda abona wenda bwabo buri kumera ahantu twavuze hatandukanye undi wenda agatangira kubona wenda atangiye kubona ari gukura bidasanzwe undi akabona wenda nk'ijwi ritangiye kuyungurura cyane rimera nyine nk'iry'abagore cyane noneho bikazagira ariko ukazasanga umwe hatangiye iki kimenyetso undi hatangira iki noneho bikazasoza muri ya myaka twavuze nk'itanu cyangwa itandatu ibimenyetso bigenda byisukiranya ibyo bimenyetso byose byamaze kuboneka. Urakoze cyane katwakira undi alo Flash alo wiriwe yego turakumva ongera ijwi kandi utanga igitekerezo cyangwa se ubaze. Yego turakumva niba ari telefone ifite ikibazo turakumva. Uraza kongera ugerageze kuri iyo nimero 078 6 3 7 6 niyo nimero ya telefone. Flash FM alo Flash ntago byoroshye abantu ni benshi cyane ku murongo. Flash FM alo Flash FM alo
hari amatsiko menshi Dr. usanga abana cyane cyane urubyiruko bakunda kuba bagira cyane ku bigeneye n'ubuzima bwabo bw'imyororokere kuko hariho nka bamwe bahabwa amakuru atariyo twakivuzeho ubushize ariko tunashuje ikiganiro benshi bakomeza kugenda bambaza bambwira bati se niki kintu noneho umwana w'umukobwa ugeze muri iyo myaka y'ubwangavu cyangwa se niki kintu umwana ugeze mu gihe cy'ubugimbi ni gute yakwiriye kujya yitwara ni gute yagakwiriye kujya yifata kubera ko muri iriya myaka habaye ibishuko byinshi aho usanga ahabwa amakuru atariyo aho ku mashuri birirwa ugasanga barihugikanye amagroupe amashuti baba bafite ugasanga bahereza amakuru atariyo ati kugira ngo uzabyibuhugire ikibuno nuko uzakora imibonano mpuzabitsina impamvu uribwa mu nda cyane uri muri regre nuko ubutakoze imibonano impamvu ufite ibiheri byinshi mu maso nuko ndifuza ko babasobanura kugira ngo benshi bave muri urwo rujijo ndetse binabarinde kuba bazagwa mu bishuko kandi harabonetse uburyo bwiza bwo kubibasobanurira. Nibyo koko iyo umukobwa ageze mu gihe cy'ubwangavu iriya misemburo umubiri uri gukora ni imisemburo ifite n'umumaro wo kumugira mwiza. Yego. Burya umukobwa ugeze ko mu bwangavu atangira no gusa neza ko iriya misemburo ituma agira uruhu rukeye agatangira ndetse no gukura wenda ugasanga ko kagize amataye ibyo dukunda kwita amataye mu mvugo z'urubyiruko noneho bigatuma ko n'abamureba bumva ko bamwifuza haba wenda bagenzi be b'abahungu bari mu kigero kimwe ariko noneho n'abakuru n'abantu bakuru wenda nakwita barusahurira mu nduru no bashaka kwangiza abana nabo baramubona bakabona ko wa mwana ni mwiza. Ibi rero bishobora kumushora ku bibazo binyuranye cyane cyane uko ashobora guhura n'ibishuko byinshi by'abashaka kumwinezezaho cyangwa kumwishimishaho cyane cyane bigaragara wenda nk'abantu bashaka kumukoresha imibonano mpuzabitsina. Yego. Ikindi nacyo nuko ibi bihe bashobora kumufatiranya n'iriya misemburo imurimo iri gutuma akura vuba anasa neza kuko iriya misemburo iba iri kumutegurira igihe cy'ubukuru ndetse inamutegurira ko mu minsi imbere aba ari gukora imibonano mpuzabitsina. Iriya misemburo hari igihe kuko aba yatangiye kugira ukwezi k'umukobwa ariko kwa twita ukwezi k'umugore kugaragaza ko umugore cyangwa umukobwa ajya mu mihango buri navuga ngaruka kwezi hashira iminsi runaka akajya mu mihango. Ibi rero bituma muri cya gihe cy'ukwezi kwe k'umukobwa hari igihe agenda ageramo bitewe wenda n'igihe udusabo twe tw'intanga turi gukora tukaba twarekura intanga wenda iva mu gasabo k'intanga ibyo twikunda kwita mu ndimi z'amahanga ni ovulation. Yego. None bikaba byatuma koko agera igihe yumva ashaka nawe no gukora imibonano mpuzabitsina. Iyo byo gushaka gukora imibonano mpuzabitsina rero ubundi biba binagaragaza ko muri cya gihe nyine cy'uburumbuke bwe intanga ye nawe yakuze ni uri gukora nk'umubiri w'umugore nuvuga ngo akoze imibonano mpuzabitsina ashobora no gusama. Aricyo kinatuma kuko muri kiriya gihe cy'ubwangavu dusanga nk'abakobwa bamwe batwaye inda muri kiriya gihe ari inda batifuzaga ahubwo ababazi bateye babafatiranyije muri bwa bushyuhe uko butewe na ya misemburo umubiri uri gukora ariko noneho bakanabafatikanya nuko na bwa bushyuhe nabwo bushobora gukurura uriya mwana w'umukobwa kuba yakumva ashaka gukora imibonano mpuzabitsina. Hakaba n'ikindi kintu kiba noneho mu rubyiruko urubyiruko kwandi kugendana mu kigare hari igihe usanga baganira uko ugasaba bari kuganira ku ibyo by'imibonano mpuzabitsina bamwe bakanabeshya nati twumva ari byiza n'ibiki ariko noneho ugasanga undi nawe akaba yagira yakwifuza kuba yayikora nayo yumva uko bimeze. Yego. None akavuga ati reka mbikore rimwe numva uko bimeze wenda rimwe bakaba banamubeshya ngo kubikora rimwe ngo ntabwo bitera inda. Ahangaho ndageraho ngo nkangurire abakobwa bageze mu gihe cy'ubwangavu cyane cyane mbabwira ko iyo ugeze mu gihe cy'ubwangavu uko watangiye kugira ukwezi k'umugore watangiye kujya mu mihango nuvuga ngo buryo ushobora gusama ni ukwirinda by'umwihariko kwifata kudakora imibonano mpuzabitsina kuko icyo gihe umuntu aba agera igihe yasama. Ikindi wenda nakongeraho nuko hari amagambo bakunda gushukisha abakobwa cyane bababwira wenda ngo biriya biheri byo mu maso twita ibishishi kugira amataye se ngo umuntu wenda agire ikibuno kinini cyangwa agire amatako meza cyangwa agire ngo mu nda zero nk'uko urubyiruko rukunda kuvuga ngo ni amataye ugasanga barababeshya ngo kugira ngo bibe ngo ni uko umuntu akora imibonano mpuzabitsina. Biriya byose ni ukubeshya ni ukubeshya kuko buriya kugira amataye kugira uruhu runoze bya biheri kuza cyangwa no gukira kujya mu mihango kuribwa mu mihango cyangwa utaribwa
byose biterwa n'imisemburo umubiri w'umuntu buri gukora ari unayobora kwa kwezi kwe k'umugore. Nuvuga ngo rero ahubwo umuti wa mbere kugira ngo bya bintu bigende neza n'ubabare mu gihe cy'imihango bugabanuke nuko umuntu abyakira mu mutwe we, ukabyakira ko ari ikigero ko kugezemo kandi umuntu wese agomba gucamo, n'abakuru ndetse baba baragiciyemo. Ariho tunasaba wenda n'ababyeyi n'abantu bakuru bose ko bakwegera nk'abakobwa bageze muri iki gihe bakavuga ko ari igihe cy'ingenzi cyerekana ko umubiri w'umukobwa ari gukura kandi ko umuntu wese agomba kugicamo, umukobwa akabyakira. Iyo abyakiriye neza ubwonko bwe buratuza, ubwonko bwe bwatuza bugakora iriya misemburo butuje, bugakora imisemburo ihagije, noneho ko na bya bimenyetso yabonaga byamuteraga ubwoba bikaba byarangira vuba, bigatungana, akamererwa neza. Urakoze cyane Dr. nkaba nakongera kwibutsa abakunzi b'ikiganiro cy'uyu munsi, wenda nibwo ugifungura inyakira mu majwi yawe, ariko nkwibutse ko iki kiganiro kigezwaho na Save Generation Organization, aho barushaho kugenda babasobanurira byinshi ku bigendanye n'ubuzima bwawe bw'imyororokere, cyane cyane nkabwira abana b'abakobwa bataragize amahirwe yo kubana n'ababyeyi kenshi ngo babamara amatsiko. Byinshi ugenda umenya, byinshi uzagenda ubimenya, kuko ube no hafi, kuko uraza guhabwa na nimero ya telefone wazanabarizaho mu gikari. Hari benshi cyane bagira isoni zo kuba babariza kuri radio kandi babona hari byinshi batumva. Ndaza no kubaha nimero bazabarizaho. Flash FM, alo Flash FM, alo. Guhuririza abantu ku murongo ntago byoroshye cyane. Flash FM, alo Flash. Ntago nzi ikiri bukorwa ariko babiraza kugenda bitungana gahoro gahoro. Flash FM, alo. Nkaba nakongera nkabaza muganga ku kindi kibazo kimwe gikunzwe kugarukaho n'abandi bantu benshi, aho bavuga bati se niba umwana yageze muri ya myaka y'ubwangavu yarangiza akagira amahirwe yo gutwara yandi atateguye, akabasha kuba yabyara umwana akiri mutoya, ese nyuma ya cya gihe ubuzima buba bugikomeza? Ese aguma muri ya ritme, aguma kuri wa murongo w'ubwangavu, cyangwa se aba yimuriwe icyiciro akava muri icyo ngicyo yararimo akaba yageze mu kindi cyiciro cy'abantu bakuru? Nibyo koko, iyo umuntu asamye agatwara inda ishobora kuvamo umwana cyangwa ntivemo umwana, birashoboka. Yego. Cyane cyane ko iyo tuvuga nk'izi nda zitifujwe mu rubyiruko, cyane cyane ku bangavu, iyo tuvuga abangavu cyane nk'aba batwara inda, hari tuba twibanda cyane nko kuri bariya bari munsi y'imyaka 19. Bariya bari munsi y'imyaka 19 rero gutwara inda kwabo biragoranye, biteza n'ingorane. N'abaganga barabivuga ko burya gutwara inda uri munsi y'imyaka 18 ni ingorane zikomeye, kuko uriya mwana gukura k'urusoro ruri mu nda ya wa mwana tuzavamo umubyeyi, gukura k'urusoro biragorana. Kubera ko uriya mwana utwaye inda ari umwangavu aba ataragira imisemburo ihagije mu mubiri we, ariko muri kutagira imisemburo ihagije mu mubiri we aba akiri no gukura, aba akiri no gukura mu gihagararo, mu burebure, mu bunini, ku buryo noneho iyo bigeze mu byo kubyara amatako y'uriya mwana w'umukobwa aba ataragara ngo akure ku buryo yatwaye inda yazashobora kubyara umwana mu nzira zisanzwe. Ari nacyo gituma ko nyine iyo umuntu atwaye inda munsi ya myaka 19 asaba gukurikiranwa cyane, kugira ngo akurikirwe ubuzima bwe bw'uriya mwana utwaye inda n'ubw'umwana wundi w'urusoro uri mu iyo nda. Noneho akenshi ndetse no kubyara, twavuga ko akenshi abana bari mu cya kigero ntibashobora kubyara neza ngo umwana ace mu nzira zisanzwe, bisaba ko umwana bamukurikirana, akazakorerwa cesarienne, umwana bakamuterura mu nda. Noneho ikindi nacyo ni uko kubera imyanya myibarukiro iba nayo itarakura neza, nuvuga ngo burya no gukora imibonano mpuzabitsina aba ari uguhatiriza. Yego. Nuvuga naho burya umwana arahangirikira. Ariko noneho yanatwara n'inda, hari abatwaye inda bakazihisha, yahisha inda wenda akazabyara atabyariye ahantu hazwi kwa muganga. Noneho kubera ko ya matako yari mato, umwana akazatinda mu matako ye, kubyara bikagorana, no bikazatuma akomereka, ndetse n'inyama wenda z'imyororo z'imyibarukire hariya mu matako zikangirika, hakazatuma wenda
nibwo wenda atakwitaba Imana ari ugasanga wenda nk'uwo yabyaraga wenda arananiwe cyangwa aranapfuye, ndetse ukasanga wenda n'uriya mubyeyi nawe uri kubyara w'umwana nawe agize nk'ikibazo cyo gukomereka, agize nka bwa burwayi dukunda kwita ni fistile, aho umuntu akomereka inyama z'imyororokere ari kubyara, ugasanga noneho agize ikibazo cyo kujojoba, umwanda ukajya wimanura atabishaka. Ibi rero ni ibintu bigaragara cyane cyane ku bana bakiri bato, ari nacyo wenda tuvuga tuti mu kuganiriza aba bana tugomba kubereka n'ingaruka wenda zababaho igihe habaye ikibazo runaka, cyane cyane nko gutwara inda zitifujwe. Ahangaha rero bikaba bigaragara ko umwana uri muri kiriya kigero uri munsi y'imyaka 19 iyo atwaye inda, uretse kumwangiza ku buzima no kubw'uwo mwana twise, kuko n'umwana uba ugiye kubyara undi, ariko noneho hari no kwangirika ku migambi cyangwa ku ndoto uriya mwangavu yari afite. Umwangavu akenshi nabikomojeho ko iriya misemburo aba afite mu mubiri we ibiri kumuvana mu bwana imujyana mu kigero cy'abantu bakuze, inamubwira ko afite imbaraga ndetse afite n'impano zinyuranye ko agomba kuzibyaza umusaruro. Akenshi rero iyo yishoye mu iyo myitwarire itari myiza, usanga agira ingaruka zimubaho ku mibereho ye. Iyo atwaye inda ugasanga agize umwaka wenda nubwo niba ari mu ishuri, igihe cyo kubyara akabasibya ishuri, akabatakaje umwaka umwe cyangwa ibiri atiga. Iyo na nyuma yo wenda yo kubyara, urumva nubwo yasubira ku ishuri ariko akajya yiga asize umwana mu rugo, aronsa aragira gute, urumva no kwiga bari ingorabahizi. Ariko nuko tufashe urugero rwo kwiga no mu mirimo yindi isanzwe niko bimera. Niba wenda yakoraga n'akandi kazi, tuvuge arashafasha wenda nk'ababyeyi guhinga cyangwa nawe riteza imbere ahinga, urumva no guhinga ntiba bigishoboka igihe atwite n'igihe wenda amaze kubyara. Niba wenda yakoraga akazi runaka, kuko ashobora kuba afite imyaka 10 wenda n'8 wenda narangije no kwiga segonderi, wenda yabonye n'akazi akora ahantu, ari urumva n'akazi ke kaba gahagaze kubera bibi. Noneho ugasanga indoto ze kuzazigiraho wenda ashobora kuzazijyaho ko bizamusaba imbaraga nyinshi cyane kurusha izo ari kuzakoresha mu gihe atatwaye inda cyangwa atishoye na nko mu biyobyabwenge. None ariko noneho izo ngaruka zimubayeho nkawe no kuri wa mwana wenda byaye, ariko no ku muryango muri rusange ahavuka naho tuyatubona ibibazo nk'ibyo biboneka iyo umwana w'umwangavu yatwaye inda, ugasanga nk'umuryango urasenyutse, aho usanga mu muco wa Kinyarwanda abagabo bakunda kumva ko umwana wakoze ikosa bari uwa nyina. None akavuga ati umwana, ugasanga umugabo n'umugore barashwanye ngo umwana yatwaye inda. Noneho ugasanga noneho na wa mwana yabona ababyeyi barashwanye, umwana bikamuviramo kuvuga ati reka mve mu rugo mbaha amahoro. Yava mu rugo akajya wenda tuvuge wenda avuye mu ntara muri mu kaye runaka, akajya Kigali, wenda agahungiye Kigali akajya gufasha nk'akazi k'ubuyaya. Yajya gusaba akazi k'ubuyaya, wenda umwana amusize aho ngaho, akazagaruka azanye wenda umwana wa kabiri. Ugasanga muri make buriya kutitwara neza mu cyagihe cy'ubwangavu hashobora kuzamo ingaruka nyinshi zangiza nyirubwite, zikangiza nyirubwite, zikamwangiza ku mubiri, zikaba zangiza ahazaza he, ariko zikanangiza wa mwana yibarutse, kuko n'umwana uje kurerwa n'undi mwana akenshi no wenda ugasanga na se wenda ntamwemera. Noneho ariko n'umuryango nyarwanda no ukaba wahagirira ibizazane byo gusenywa na cya kibazo kiwuvutsemo. Urakoze cyane. Reka twakire umuntu ku murongo wa telefone. Flash FM, alo. Abantu bahuriye benshi ku murongo wa telefone ku buryo gufata telefone birimo biragorana, ariko turakomeza tugerageze nawe uduhamagare kuri iyo nimero. Alo Flash FM, alo. Alo Flash FM. Ntabwo byoroshye, ariko ni benshi rwose, ariko ni byiza yuko mwakomeza mukagerageza. Flash FM, alo. Alo Flash. Ntabwo biri bworohe, ariko benshi bagiye bandika no gushimira
cyane iki kiganiro kuko cyazi igihe kuko hari benshi bamaze kugenda bamenya byinshi. Mu minsi ishize twaganiriye mutubwira yuko mugira igihe cyo kuzenguruka mu bigo bitandukanye muganiriza cyane ku bana ku bigendanye n'ubuzima bw'imyororokere, aho mwagendaga mutubwira yuko hari benshi mu bana bamaze kugenda bamenya agaciro k'ubuzima bwabo. Ese kugeza uyu munsi turi mu gihe cyo kuba abana batari mu mashuri bari mu rugo, ese n'ubundi haracyakorwa iki usibye kuba hari bino biganiro ku maradiyo? Ese haracyakorwa iki kugira ngo habeho n'abana bari mu ngo iki kiganiro ntikikabe uyu munsi gusa ahubwo bagiye bakibona? Ese babasha kuba babonera hehe amakuru kugira ngo nabo babashe kuba basobanukirwa byinshi ku buzima bw'imyororokere? Murakoze cyane. Birongera bitugora cyane kubona umumaro w'ibi biganiro. Kimwe cyo dukora usibye kino gihe cyane abana bari mu ngo zabo cyangwa se mu miryango yabo, tubona cyane icyo twiteze muri ibi biganiro, usibye kubona ko bizaba umuyoboro kugira ngo wenda babashe kuba nabo babona ayo makuru cyangwa se n'imiryango yabo nk'ababyeyi barusheho kubafasha mu kubasobanurira, ariko uburyo abo bana bandi bagenzi babo bashobora kubona ayo makuru ni kimwe mu buryo bana basanzwe bakoresha. Iyo bari nko muri ayo mashuri muri club zabo, hari uburyo bagera kuri bagenzi babo batari muri izo club bakabasha kubasangiza ubwo bumenyi baba bakuye muri club. N'ubu rero bari mu miryango yabo, abenshi twagiye tuganira batubwira ati iyo turi mu rugo twumva radio turi kumwe n'abo muri famille yacu, hari igihe duhamagara abaturanyi bacu kugira ngo bazi bumve kino kiganiro kuko bagifite amakuru, ariko wenda abandi bari bataramenya, ugasanga uburyo abandi amakuru abagera bumwe mu buryo nuko bagenzi babo bashobora kubasangiza kubararikira no kubashishikariza kumva kino kiganiro. Ubundi buryo nyine tuteganyaho nuko cyane nk'ibikorwa tuteganya gukora mu minsi iri imbere, harimo n'ibindi bikoresho tubagenera cyane nk'imfashanyigisho zivuga kuri ubuzima bw'imyororokere. Iyo bazihawe ntabwo umwana kuko aba yabibonye muri club, ntabwo kugira ngo nyako gatabagenda akabana nako mu rugo, ahubwo no kugira ngo nabona umwanya aganirize bari umunabe, aganirize abo baturanye, afite imfashanyigisho imufasha. Ibi byose rero n'uburyo bumwe bwose dutegura kandi tujya dukoresha kugira ngo n'ababandi batari muri ayo matsinda matoya baganiramo nabo babashe kugerwaho n'izo nyigisho. Urakoze cyane. Ukaba watubwira ni hehe urwo rubyiruko rubasanga nk'abafite ayo matsiko n'ibyo bibazo? Ese babahamagara kuhe murongo wa telefone? Ese babasanga adresse yanyu ni yihe kugira ngo benshi batabasha kuba bavuga ubu ngubu turi kuri radio babashe kuba bagira amakuru yimbitse bamenye, ndetse n'abamaze kugerwaho n'icyo kibazo bamaze kwangirika babashe kuba bagenda bafashwa? Murakoze cyane. Umurongo mwabadusangaho nko mwari mubibajije cyane. Mbere na mbere umuryango Safe Generation ukorera Kimironko munsi y'isoko, muri metero nkeya abantu bageze batubona. Umurongo wundi badusanga wa telefone ndabagize ibindi bibazo, hari nimero 1078 078 74 74 83 178 iyo ngiyo wasubiramo 078 078 74 73 178. Hari n'indi nomero 0782 078 86 76 99 83 cyangwa wasubiramo nayo 0788 078 76 99 tunabibutsa ko ibiganiro nabwo bashobora kujya bisanga kuri YouTube channel ya Safe Generation. Ni ukwandika iryo jambo gusa Safe Generation Official, bagakandaho bagasanga bino biganiro byatambutse ku maradiyo, bakabasha mugira Facebook cyane ko abana benshi b'urubyiruko bayikoresha cyane. Nayo turayifite ndetse na Twitter na Instagram. Yego. Ni SGO
Rwanda. Yego ni ukwandika iryo jambo ubundi ukabasha kuba wagera byinshi ugenda ubarizaho bitandukanye. Muganga tukugarukaho cyane ikene ko uyu munsi rero turi bwibandeho kuko ari wowe ubasha kubamenya byinshi mu bigendanye n'ubuzima bw'imyororokere. Abenshi bagerageje kutwandikira kuri page yacu ya Flash Rwanda nabo bagiye benshi nabagiye bashima, ariko hari uwabajije agira ati se buriya nta kibazo gikunze kuba cyavuka kuri wa mwana w'umwangavu wakoresheje uburyo bwo kuboneza urubyaro. Muganga ndabizi neza yuko iriya miti yo kuboneza urubyaro ari imwe mu miti iba yiganjemo imisemburo, noneho bayiteye wa mwana w'umukobwa, kandi wa mwana w'umukobwa nawe afite indi misemburo ikiri gukorwa, ikiri kuremwa, ikiri mishyashya muri we. Ese nta kibazo wa mwana bazagira yaba mu bwangavu bwe, yaba amaze kuba umudamu w'ejo hazaza? Ese iyo urebye ubona ari izihe ngaruka, cyangwa se ni ikihe cyiza cyabikiza, cyangwa se harimo n'ingaruka? Nabyo watubwira. Nibyo koko abantu benshi bakunda kwibaza icyo kibazo, baba urubyiruko ndetse n'abantu bakuru, ndetse n'abakozi bo kwa muganga. Yego, bakibaza batese umwana w'umwangavu nawe ashobora gukoresha iriya miti yo kwirinda inda. Yego, ahanga ndagira ngo wenda bisobanuye neza, kuko iyo tugendeye ku mabwiriza y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, ari ryo rireberera gahunda z'ubuzima zose ku isi, batubwira ko buriya buryo bukoreshwa, bundi iriya miti ikoreshwa yo kuboneza urubyaro ku bantu bakuru, ishobora gukoreshwa no mu rubyiruko, ariko noneho ntibe wenda twabona ukuboneza urubyaro byo bakabyita ko ari ukwirinda zitifujwe. Mu kwirinda inda rero zitifujwe, ririya shami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ryagiye rishyiraho amabwiriza y'uko iyi miti yo kwirinda zitifujwe yakoreshwa ndetse no mu rubyiruko. Ahangaha bakatwereka ko no mu bantu bari munsi y'iriya myaka 18 nabo ko bashobora gukoresha iriya miti yo kwirinda inda. Ariko noneho hakiyongeraho ati wenda ikibazo abantu bibaza iratangwa iti. Ahangaha navuga ko iriya miti koko bayikoresha, ariko mbere yo gukoresha uriya muti biba ngombwa ko umuntu ajya kwa muganga ku ivuriro rimwegereye kugira ngo noneho bamurebere umuti uhwanye n'umubiri we, kuko burya imiti yo kuboneza urubyaro cyangwa yo kwirinda zitifujwe aba ari imiti inyuranye. N'urubyiruko rero narwo rufite imiti myinshi rushobora gukoresha irenga 10, ariko noneho buri wese ntabwo ashobora gukoresha umuti runaka. Buri wese aba afite umuti wenda uhuye n'umubiri we bitewe n'ibizamini bamaze kumukorera byo kuri umuti wahura n'amaraso ye. Akaba ariho wenda abantu wenda bavuga bati umuntu yamenya wenda ati runaka arakoresha ubuhe bwoko bw'umuti, ese ni ibinini, ese ni urushinge, ese ni agapira ko mu kaboko. Ibyo umuntu yahita abimenya, ariko bimenyekana iyo ageze kwa muganga bakamureba uburyo buhuye nawe. Ariko noneho bagashyiraho n'umwihariko mu rubyiruko muri gahunda yo kwirinda zitifujwe, nabo bafite uburenganzira bwo kubona ziriya serivisi. Ahangaha navuga ko n'iriya shami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima iyo rigeze ku rubyiruko cyane ku bangavu, baravuga ati nabo bafite uburenganzira ku buzima bw'imyororokere, bafite uburenganzira kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere ndetse n'amakuru kuri za serivisi zihari, ndetse bakajya n'uburenganzira kubona serivisi, ndetse bajya no kwa muganga nabo nk'uko abantu bakuru bagendera, nabo bakakirwa neza, bakabikirwa ibanga, bagahabwa serivisi zinoze. Niho rero ahangaha rero bigaragara ko hagiye hashyirwa umwihariko ku buryo wenda navuga bwizewe kurusha ubundi ku rubyiruko. Ahangaha ni uburyo navuga ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rishyira imbere ikintu cyo kwikingira, atarinda gusa, ahubwo ati urubyiruko rwikingira wenda kuba rutasamaze yanda zitifujwe, ariko rwibuke ko hari n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, indwara z'imitezi na virusi itera sida, ndetse n'izindi wenda nizo twita za indwara z'imyijima iterwa na za virusi za hepatite, za mburugu, ibintu nk'ibyo. Ahangaha rero niho urubyiruko rukangurirwa cyane kwifata. Nicyo kintu cy'umwihariko, kwifata kugira ngo bazakore imibonano mpuzabitsina igihe cyageze bemerewe gukora imibonano mpuzabitsina. Ariko mu gihe bidakunze babona uko basumbijwe no gukora imibonano mpuzabitsina, bagakoresha agakingirizo. Burya agakingirizo ni uburyo bwiza bwizewe bukoreshwa iyo kwifata byananiranye.
ariko nabwo noneho nk'umuntu w'umwangavu cyangwa w'umujene wumva azajya ahora akora imibonano mpuzabitsina igihe cyose hari igihe kuretse gukoresha ku gakingirizo ndetse hari n'ikinini burya batanga iyo umuntu yamaze gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye ariko icyo gihe bakavuga ati ni igihe yahuye n'ibyago byo kuba yamaze gukora imibonano mpuzabitsina idakingiwe wenda nk'umuntu wafashwe ku ngufu cyangwa umuntu wakoze kuko imibonano mpuzabitsina imutunguye cyane. Ariko hari umuntu wenda uzajya wumva wenda akora imibonano mpuzabitsina ku buryo buhoraho, uwo nguwo koko tumusaba kwegera ivuriro rimwegereye bakamugira inama, bakamushakira uburyo yakoresha burambye, cyane cyane ko urubyiruko rwashyiriweho serivisi zitandukanye hirya no hino mu gihugu. Aha navuga wenda nk'ahantu habiri h'ingenzi, hari nko ku bigo by'urubyiruko, biriya bigo by'urubyiruko dusanga biba biri muri buri karere, wenda bari ikigo nibura kimwe kiba gitanga ziriya serivisi zo gutanga ubujyanama ndetse no gutanga amakuru kuri serivisi zinyuranye abajene bashobora gukenera z'ubuzima bw'imyororokere. Ariko ahandi naho nuko na Minisiteri y'Ubuzima yagiye ishyira serivisi z'urubyiruko, icyo bita icyumba cy'urubyiruko mu bigo nderabuzima. Buriya mu mavuriro, yaba amavuriro afashwa na leta cyangwa amavuriro yigenga yayo ariko leta ireberera, nayo aba arimo buriya icyumba cy'urubyiruko gishobora gutanga ubujyanama, kigatanga na za serivisi zo kuba wenda no gukoresha n'imiti ishobora gutuma umuntu adasama inda atifuza. Narakoze cyane. Reka se nkugaruka gatoya ku cyumba cy'umukobwa, cyane ko ibigo byinshi bitandukanye by'amashuri ya primaire haba haragiye hashyirwaho cyane ibigendanye n'icyumba cy'umukobwa. Icyo cyumba cy'umukobwa ese iyo mureba mubona bihagije? Ubona bihagije kuba umwana w'umukobwa wajyamo ari uwaba wenda wagiye muri kwa kwezi kwe k'umugore yagiyemo gutyo gusa? Ese nta n'ubundi bujyanama muteganya uwo mwana w'umukobwa yajya ahabwa, ariko kandi akanabuhabwa ari muri ya minsi ye ya ovulation, ya minsi ye ya mbere ibanziriza kuba yajya mu kwezi kwe, kubera ko wakomeje kugenda ukomoza ku misemburo kandi hari byinshi bigenda byangirika ku buzima bw'umukobwa iyo agize ya misemburo ntabashe kuba yikontorora neza. Ese niki muteganyiriza umwana w'umukobwa ekeneye ko ari uyu munsi twagarutseho? Nibyo koko umwana w'umukobwa ugeze muri cya gihe cy'ubwangavu atangiye kugira zira mpinduka ku mubiri we, aba akeneye ubufasha bunyuranye. Ubwo bufasha bunyuranye, ubwa mbere ni ubufasha bw'amakuru. Amakuru kugira ngo asobanukirwe zira mpinduka, kandi ngaha tugakangurira ko umuntu wese yaba umwarimu ku mashuri, ndetse tunavuga ni wa mwarimu wigisha wenda ibijyanye na siyanse, ibijyanye n'ubumenyamuntu, umwarimu wese, ariko n'undi muntu wese mukuru, yaba umubyeyi, umurezi, n'undi muntu wese umukuru, ko nawe yagerageza gufasha bariya bana bageze mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu, kuko buri muntu aba yanyuze muri kiriya kigero. Kubaha amakuru rero umuntu aba ari kubasangiza ibyo yanyuzemo. Noneho rero ikindi nuko nk'uko mwari mubivuze, hari uburyo bwagiye bushyirwaho bwihariye bwo gufasha abana b'abakobwa. Hari nk'iki cyumba cy'umukobwa mu mashuri, koko ni urubuga rwiza abakobwa ko bashobora gukoresha kugira ngo babone amakuru, ariko no banitabweho. Ahangaha ngira ngo kugira ngo kiriya kintu gishyirweho, kiriya cyumba cy'umukobwa, hari n'ubushakashatsi bwe bwarakozwe hirya no hino ku isi ndetse no mu Rwanda, bugaragaza ko umwana w'umukobwa w'umwangavu mu bimenyetso bishobora kumubaho hariko kuzira mbinuka zo ku mubiri, harimo no kujya mu mihango. Noneho biza kugaragara ko abana b'abakobwa batabafite amakuru kuri zira mpinduka, rimwe bakaba banatungurwa akajya mu mihango atabiteguye, kandi kujya mu mihango atabiteguye urumva amaraso ari kumuva mu gitsina kumushokaho, rimwe ntabazi n'aho aturutse, akaba yakwiheba, ndetse wenda n'abandi bagenzi be wenda nk'abahungu bari kubigana bakaba bamukomera, bakaba bamuha urwamo, bigatuma wa mwana ata ishuri. Ubushakashatsi bwagiye bukorwa hirya no hino bugasanga hari umwana w'umukobwa ushobora guta ishuri kubera atasobaye ingaruka zamugizeho ko yazira mpinduka ziri kumubaho. Ariko biza no kugaragara ko ndetse no mu Rwanda yageze hakorwa ubushakashatsi mu myaka nk'itanu ishize, hagati y'itanu n'10, bagaragaza ko mu icyo gihe hatarazaho iki cyumba cy'umukobwa, wasaga mu bakobwa basibaga ishuri. Ibyo gusiba ishuri 18 barasibaga ishuri kubera ikibazo cy'imihango. Nuvanga umukobwa niba agiye mu mihango
akigumira mu rugo ko nta gikoresho yabaga afite. Aha rero bikaba bigaragaza ko ziriya mbuga zagiye zishyirwaho nk'icyumba cy'umukobwa koko minisiteri y'uburezi yagiye zishyiraho muri gahunda zo gufasha umwangavu, hari ukumuha amakuru agasobanurirwa hakoreshejwe bariya barimu bamwigisha, ndetse bakaba n'inyigisho zagiye zinyuzwa mu masomo amwe n'amwe zijyanye n'ubuzima, kumenya ubuzima bw'imyororokere. Ariko noneho nk'uriya wagize wenda n'ikibazo cyo kujya mu mihango, kuribwa mu nda, kugira gute, akegerwa ku buryo bw'umwihariko. Ariko noneho kiriya cyumba cy'umukobwa kikanijyamo n'izindi gahunda zijyanye wenda no kunoza isuku yo mu gihe wenda cy'ukwezi, kuko burya iyo umukobwa atangiye kugira ukwezi k'umugore cyangwa k'umukobwa asaba isuku idasanzwe, akenera gukaraba ndetse agakaraba ku gitsina no guhindura ryagiye mu mihango, agakaraba akivanaho ko ari amaraso, ndetse akajyana n'igikoresho gifatira ya mihango akagihindura kenshi gashoboka, uko iyo maraso yagenda kuzuramo bigasangwa ahindure. Ariko noneho bigasaba n'isuku muri rusange y'umubiri, ndetse bigasabwa ko abona na bya bikoresho turi kuvuga, amazi meza, isabune, igikoresho niba ariko tegisi cyangwa niba utundi dutambari gukoresha. Ariko nk'ubu ko tugeze mu iterambere tukavuga ati niba mu cyumba cy'umukobwa harimo kako tegisi. Ibyo rero ni ibintu byiza, buri kintu cyose kigira intangiriro. Igihe ikintu cyose kigize intangiriro koko hakaba harimo ziriya gahunda, bituma biba n'urubuga rwo gusobanurira n'ababyeyi no mu rugo ko byandi biri ku ishuri n'ababyeyi bari ukuntu bafasha umwana bibone. Ahangaha ngavuga wenda by'umwihariko mu cyumba cy'umukobwa ko hazamo na serivisi wenda yo gushyiramo wenda n'ubufasha, navuga nk'ubuvuzi bw'ibanze. Ubuvuzi bw'ibanze ni kwa kundi ese umukobwa uri kuribwa mu nda, ese akenera iki, ashobora gukenera amazi yo kunywa, ashobora gukenera se ahantu aryama kugira ngo atuze abandi batamusakuriza, ashobora gukenera wenda nka paracetamol yo kunywa, ikinini kigabanya wenda uburibwe, ibintu nk'ibyo. Bivuga ngo kiriya cyumba nabwo kijya mu icyo kintu cyo navuga ngo ubutabazi bw'ibanze bushingiye ku bantu, atari byo kwa muganga cyane byo kuvura, ariko ari kugira ngo batabara umuntu waba afite ikibazo nk'icyo. Muganga, tugana ku musozo cyane, nkaba ngira ngo nkusabe kuba watubwira umukobwa umaze byibura amezi atarasura mu mihango, ese biba bivuze iki, ese biba byaturutse ku ki, cyangwa se we yabyitwara mate nko mu munota umwe? Nibyo koko iyo umukobwa atangiye kujya mu mihango, muri ya myaka yo bigitangira ku myaka 10 kugeza ngo kuri 18 gutyo, hari igihe ushobora gusaba ko abatagira imisemburo ihagije cyane, ujya usaba gusanga rimwe imihango iza ariko ubundi akitera amezi runaka imihango itari kuza. Hakaba n'igihe ndetse n'undi ashobora kuza ku kindi gihe akabona imihango ije nka 2 mu kwezi cyangwa ndetse na 3. Ibi nta kibazo kiba kirimo, ahubwo babyerekana ko umubiri we utaragira imisemburo ihagije, kuko babikiri mu ntangiriro. Aha nagiye mu mari impungenge n'abangavu batwumva, kuko ibi birongera bikaba nko ku muntu w'umubyeyi w'umugore ugeze mu myaka hafi 45-50, yageze mu cyagihe cyo guca imbyaro. Nabwo bimera nk'ibi, nabwo akajya abona ari kumara amezi runaka atagiye mu mihango cyangwa akava cyane. Ni uvuga ngo kuko nawe ya misemburo noneho iri gutangira wenda ikorwa mu gihe cy'ubwangavu, muri cya gihe cyo guca imbyaro ya misemburo nabwo biri kugabanuka igenda ishira mu mubiri. Aho nagiye mu mari impungenge abana b'abakobwa ntibagire ikibazo, kuko ibyo biri kubabaho bigenda birangira nuko umubiri ugenda ukora ya misemburo ihagije. Aha ndetse nkava na kuri bagenzi babo b'abahungu nabo imbinuka babona ku mubiri zabo, hari igihe haza no kwiroteraho nuko abona ibintu bisohotse mu gitsina cye, amasohoro, bigaragaza ko akoze mu mibonano mpuzabitsina yatera inda. Hari no ubona akabona wenda yiroteyeho nka rimwe akabona birahagaze, hariho n'utabibona, hakaba n'utabibona akabona ageze mu myaka nka 18-20 atarayibona. Ibi kenshi nta kibazo kiba kirimo cyane, kuko kwiroteraho ni ikimenyetso gishobora kuza gisoza bya bimenyetso byindi by'uruhererekane. Ibi rero iyo abibonye bitinze, gusa wenda turavuga tuti ku mukobwa urengeje imyaka 18 atarabona imihango, ni byiza ko yajya kwa muganga kugira ngo muganga murebere niba koko nta kindi kibazo gihari. Cyangwa se umuhungu we baravuga ati niba arengeje imyaka 20 atariroteraho, nawe yajya kureba umuganga kugira ngo bamurebere niba nta kibazo kirahari. Ngira ngo kari akantu ko gutandukanya imyaka mu mukobwa n'umuhungu, nuko abakobwa burya gukura birihuta cyane muri cya kigero kurusha abahungu. Igihe tumavuga ati ku myaka 18 kuko yagombye kuba yaragiye mu mihango, no ku myaka 20 k'umuhungu yagombye kuba yariroteyeho.
ndumva nabashimira mwakoze cyane cyane pe kuko amatsiko abantu benshi baba bafite amwe muri yo ndumva mwagiye musubizwa ariko ibindi byo birenzeho wazahamagara izo nimero twaguhaye 078483 ukabaza muganga cyangwa se 0788769983 ariko burya ukanabaza cyane kubigendanye n'isanganyamatsiko ibyo utumva kubigendanye n'ubuzima bwawe bw'imyororokere maze muganga nawe akagerageza gukora ibishoboka kugira ngo agende agusobanurira. Reka nshimira abatumirwa bacu uyu munsi mwakoze cyane mbe nashimira namwe mwese mwabonye natwe mu kiganiro cy'uyu munsi ariko mbibutsa cyane yuko ikiganiro cyo arakagaruka ni buri cyumweru guhera ku isaha y'isasaba tuba turi hano kugira ngo turi tuganira byinshi ku buzima bw'imyororokere. Ndifuza yuko mu cyumweru gitaha ababyeyi benshi bazahamagara uko turifuza yuko n'ababyeyi bagira uruhare muri kino gikorwa kuko buryo uyu mubyeyi yafashe umwanya akabaza nayo mu byo atumva arasobanukirwa kugira ngo abashe kuzabona nayo ibyo abasha kuba yazageza kuri wa mwangavu kuri wa mwana kuri ya ngimbi abashe kuba yayiha amakuru yizewe kuko hariho na benshi baba bafite amakuru atizewe. Reka mbashimire twari kumwe n'abatumirwa guturuka muri Save Generation Organization ndetse mbabwira ko iyo yari Flash FM nanjye nitwa Fanny Umutoni wase. Reka mbifurize kugira icyumweru cyiza naho ku cyumweru gitaha muri ayo masaha aho tuzanaganira byinshi cyane ku yindi nsanganyamatsiko tuzabararikira. Ntimukajye mwibagirwa nanone gukurikirana page yacu ya Flash FM Rwanda aho mugomba kugenda mugezwaho ku nsanganyamatsiko twabateguriye ku cyumweru mujye mubarizaho mujye musobanuza kandi bizajye birushaho kuba byagenda neza cyane kurushaho. Reka ngire ni amahoro y'Imana abane namwe mwese mwabanye natwe kandi mbabwira ko ibiganiro bya Flash byo birakomeje. Ikiganza cye